Mbere y'uko ugenda umva aka kantu. SINGHAM AGAIN ni filime yatwitse cyane dore ko iyi filime isohoka amazu yo mu Buhinde, ubwo ni za sinema zo mu Buhinde zacuruje amatike nko mu kanya ko guhumbya. Dore ko mu byatumye iyi filime irebwa cyane yari yarahuriyemo n'ibyamare byinshi abyo nka Akshay Kumar, harimo Ajay Devgn, Kareena Kapoor Khan ari nawe wakinnye yitwa Arjun Kapoor, ari nawe villain w'iyi filime. Muri abakinnyi bose nkubwiye nk'uyu Akshay Kumar yagukiniye yitwa Rustom, Ajay Devgn bakina izitwa Sasoag. Director w'iyi filime yatekereje uko yazazana cyangwa se yazagarura SINGHAM nziza kandi itandukanye n'iza mbere, dore ko igice cya gatatu cy'iyi filime cyakinwe muri 2017 aricyo cyitwa SINGHAM gatatu. Mbere yo kuvuga amafaranga iyi filime yinjije ndetse na conditions zidasanzwe, director Rohit Shetty w'iyi filime yahaye bano bakinnyi mu gihe cya shooting, umva neza aka kantu. Ubundi SINGHAM ikiramo ibyamamare nka Ajay Devgn, Kareena Kapoor, Deepika Padukone, Akshay Kumar, Ranveer Singh na Tiger Shroff, Jackie Shroff n'abandi batandukanye, ariho harimo na villain wayo Arjun Kapoor. Ubundi iyi filime yarabavunnye ku buryo iriya scene ya Ajay Devgn afashe ikintu kimeze nk'itara agiye kugitera barabarara. Mbese ibyinshi muri iya byari CGI, dore ko ikintu cyari gihari cyanya cyo ari iriya modoka bari barimo na kiriya kintu cy'itara Ajay Devgn abafashe. Ibindi byose babikoreye imbere ya green screen ndetse n'ibindi byose ni CGI yabyongeyemo, dore ko bitari bihari. Ntabwo ibindi byari ibyanyabyo muri filime bakinira iya scene. Muri make CGI ni ra mashini bakoresha mu kugira ngo bongeremo ibintu bidahari igihe bari gukina filime, cyangwa se biriya bindi mubamona muri filime ibyinshi ntabwo biba bihari, cyane cyane ku Bahinde, ariko cyane cyane n'Abanyamerika nibo babikoresha cyane, dore ko Abahinde bo bikundira kuyigira kuri tere. Ariko iyi filime yo bitewe n'ukuntu yarimo action nyinshi bakoreshejemo CGI cyane n'ama stunt doubles. 80% ya SINGHAM yakiniwe muri studio kuko yuzuyemo action nyinshi ndetse n'ibintu byinshi bidashoboka, ari nayo mpamvu scene nyinshi zakinwe kuri green screen, ubundi CGI ikikora akazi kayo. Indege, ibiturika n'amasasu muri filime bimwe na bimwe byari ibyanyabyo, dore ko hari amaseni menshi nka iriya scene Ajay Devgn ariko yasisha machine gun, iriya machine gun yari ya nyayo, dore ko byanabahenze nari amasasu hamwe namwe yari ya nyayo, ariko sibye ko amasasu yo hari byinshi CGI baragiye ikora. Hari scene aba directors n'aba stuntmen bereka aba bakinnyi bo mu filime uburyo bari buhagarare bakazamura igishusho kimeze neza nk'indege, ku buryo bizagaragara ko ari indege ya nyayo ariko nyamara atari ya nyayo. Iyi scene naho Jackie Shroff na Tiger Shroff abahagaze inyuma, naho Ajay Devgn we amuhagaze imbere, ubundi neza baba bari kuri green screen, dore hari ako bari muri studio iyi scene bayikina. SINGHAM AGAIN iri muri filime zagoranye cyane, dore ko mu gihe cya shooting director wayo yabanjije kubuza aba bakinnyi bose kugira icyo bapostinga ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kwirinda gufata amashusho kuri seti agiye atandukanye. Dusanga ko makeup y'aba bakinnyi babakoreye makeup irenze cyane, kuko abakinnyi n'undi abenshi murabizi ko bashaje, nka Ajay Devgn barashaje na Akshay Kumar, ariko bagiye bakoresha za oil mix n'andi olive oil n'andi mavuta agiye atandukanye mu gihe cya seti, kugira ngo neza abakinnyi muzabone badashaje ndetse bafite uruhu rwererana nk'urw'abasore. Iyi filime dusanga ko yatwaye hagati y'imyenda 500 yadozwe cyane kugira ngo muzabone neza iriya myenda birabirara, iriya myenda y'abapolisi, station ya polisi, ibyinshi dore ko bitari n'ibyanyabyo. Iriya station yo itari inahari, iriya station baba barimo ntabwo ibihari, ahubwo iriya station ni studio bubatse, ubundi bindi CGI ikora akazi kabo nk'uko babishakaga, nawe nk'uko wabibonye muri iriya filime. Imyenda nayo ubwayo ntabwo ari yoroheje, kuko imyenda yabatwaye akayabo k'amafaranga kugira ngo bayidode ndetse n'igihe cyo kwitegura kugira ngo iyi myenda bazayitangire kuyikoresha kuri seti bakina filime. Iyi filime SINGHAM ubundi mu gufata amashusho byatangiye muri Nzeri 2023 birangira mu kwezi nanone kwa Nzeri 2024, aho usanga ko amashusho yayo yafatiwe muri Mumbai, Hyderabad, Kashmir ndetse na Sri Lanka. Studio zatunganyije iyi filime harimo iyo bita Rohit Shetty Pictures, ariyo no studio n'ubundi ya director w'iyi filime, hakaza Reliance Entertainment, hakaza niyo bita
Jayo Studios akaza niyo bita Devgan Films ariyo nyiri y'umukinnyi Ajay Devgan. Sinagenda nabwiye ko Singham muri mu mafilime yatwaye bageti cyane kubera ko ibyinshi by'iyi filime ari CGI n'amastand doubles ndetse n'ibikabyo byinshi cyane. Ubundi iyo bagiye gukora filime abahinde izaba irimo action nyinshi, iby'urukundo ari hafi ya ntabyo, ibingibi bituma abahinde bategura bageti nini cyane cyangwa se ingingo y'imari y'amafaranga menshi cyane. Ibi byatumye Singham yaratwaye amafaranga agera hagati y'ibihumbi 350 by'amakorore, niho hagati y'ibihumbi 350 by'amakorore n'ibihumbi 375 by'amakorore, bituma ibimwe muri filime zenze cyane zakozwe mu Buhinde muri umwaka wa 2024 na 2025. Dusanga ko ku isoko mpuzamahanga ku makuru dukesha ikinyamakuru India TV News yinjije hagati y'amakorore 367 n'amakorore 389 n'ibice 64. Muri 2024 yabaye ya gatatu mu mafilime y'abahinde ndetse no ku isi. Ubu ngubu ikaba iri ku mwanya wa gatandatu ku mafilime yatwaye amafaranga menshi, ariko nanone yinjiza amafaranga menshi cyane. Muri filime dusanga ko abakinnyi benshi bagiye barimo na guteguriye bane ba mbere bagiye bahembwa amafaranga bahembwe nyuma yo gukina iyi filime. Ubundi ahangaha Tiger Shroff yahembwa amakorora 3, Arjun Kapoor ariwe villain w'iyi filime cyangwa se the band w'iyi filime ahembwa amakorora 6, Deepika Padukone na Kareena Kapoor bose banganya amafaranga dore ko bahembwe hagati y'amakorora 6 n'amakorora 10. Naho Akshay Kumar ari nawe umukinnyi urenze cyane mu iyi filime ahembwa amakorora 20 dore ko yanganya na Ajay Devgan, Ajay Devgan akaba murushaho amakorora 5 yonyine. Ngewe twabanye ikora subscribe, nitwa Dorfe, iyi ngiyi ni Kevin Entertainment. Kora subscribe ku musanzu wawe, ubundi bindi wowe warebye iyi video Imana iguhe umugisha. Ikindi filime mushaka ko twazabakoreraho mwatubwira muri comment tukazayikoraho. Murakoze.